ndumva ibintu byo kuyobora ari ibintu wahereye kera, ibintu byo kugira inshingano ari ibintu wahereye kera. Umaze ubundi mu Bushinwa hamaze igihe kingana gute? Maze imyaka 4 mu 2019 nzamaze 19 mu kwa munani nzamaze imyaka 5. Uzamaze imyaka 5. Ubundi se wagize ryari igitekerezo cyo kumva ko wayobora diaspora ya China, kumva ko wakiyamamaza uvuga uti nanjye najya kuri uyu mwanya? Hari igihe nawe abanyarwanda kuri kaminuza ibyo bita country representative muhagarariye abanyarwanda ku kigo, mbona mpindura reforms za university, tukicara twari nka congress y'ikigo muri reforms ndazikora, mbona ndavuga ibintu ndi mutoya, abantu biga PhD biga iki, none uraniga amatwi ndavuga ngira ngo hari ikintu mfite ngomba kugishyira hanze, mbega bitinda ngana ndavuga rero university ubwo maze kuyibora, maze kugera ahantu runaka, ndavuga ni ariko ngomba giving back to my country, kuko nakoze byinshi giving back my university, nyobora abanyeshuri ibintu nshaka kugira ngo bibe byiza, nkora reforms, ndavuga kuki nashobora kuba na sharinga ubu bwenge nangwa se iyi dream ndimo ku Rwanda, then I give back basically n'ahantu naje nshaka muri China. Rero no kuna China irimo gushaka umubano na Afrika, ndavuga ikishinwa ndakizinze kihuwe n'ikibura, reka giving back to my country. Nza kuyobora bize nyobora province ya Sichuan, turagenda tugiye kwirebera ni bwa mbere ngeze muri maze njya kwirebera u Rwanda rwo mu Bushinwa. Ngezeyo ariko ndi mu nzira ndimo kugenda, ndimo nsoma ibintu, numva ngizemo akantu kanje mu mutima ka conviction, ndabwira ko ubundi wakwiyamamaje. Abagenzi banjye twajyanye narabwira mwakabyara twitabira ibintu, tugende tujye kureba kuntu ibintu bimeze, twishyikire turebe tuhure n'abandi. No kuvuga wagiye wowe nta gahunda ufite, ariko mu rugendo rwawe ujya Beijing niho wavuze uti uriya mwanya nanjye nshobora kuba nawo hatanira. Bagenzi banjye barambwiye bati ibiyamuze, ndavuga nta kibazo umutima mbishaka, ariko mwumva Steven kwiyamamaza n'indukuze ntabwo ndarizi mu Bushinwa ngo umunyarwanda uvanye yose kiwa yonyine, ariko kandi ibintu bya politiki, ibintu byo gusaba amajwi, ugomba kubuziranye n'abantu, ugomba kubuziranye n'indi uzanora. Ibyo facts zaragaragaraga ko bivuga se n'indi uzanora, vuga nta muntu uzanora, niyo nafite capacity nta muntu uzanora. Ngezeyo barambwira ati amaturo kwamaza n'utiyamaza kwamaza, nawe okay munyamamaza. Ariko nari mfite conviction yo kumva shaka ko kuyobora guhindura reforms na transformation n'indi uzanora. Esa n'indi uzanora ntago nabibonaga, nta muntu narize, nta hantu nagatembera muri China ivanye hose cyo yonyine, n'indi uzanora n'indi mvugana nawe. Urumva iyi ngiyi ni serious zone tukirimo, hamwe n'umutumirwa wacu Mushayija Steven, chairman wa diaspora mu myaka 2 kuzageza 2020. Turakomeza tuganira n'umutumirwa wacu nkuko mumaze kubimenyera, haturaza kuba dufitemo na funny zone ndetse na challenge zone. Steven, tukomeje ariko ndagira ngo ubanze umbwize ukuri, ndi mu bantu bakurikiranye cyane amatora, nararebye igihe mwari hariya Beijing muri embassy mwiyamamaza, narebye hari ntuzazimwe nagiye mbona muri yo amavideo bagendaga bafata, uko nge narebaga muri video nabonaga uri confident ibintu urimo ko ubizi, umbwije ukuri nka hariya ikizere cyawe cyari gihagaze nka kangahe kwijana, uri kuvuga uti ndatsinda cyane ndatsindwa, ugereranyije wari ufite nk'ikizere cya kangahe kwijana cyo gushobora kuhakura intsinzi unarebye abantu mwahanganaga cyane ko nabo batari boroshye? Ntabwo bari boroshye, ntabwo boroshye kuko bo bari na connected, baza abantu, urumva bari n'abari bamazemo igihe mu buyobozi ba system, ntabwo system nari nyizi. Baravuga ngo Imana iraguha nimugura, nimuguza iraguhenda. Basically nkunda abantu, nkunda no gusavinga abantu, ntabwo sindi ntwara ahantu, ntabwo I'm not a materialistic guy. So ngeze hariya narahabonye, ndavuga
serious ideas nahise narinzi nubwo narinzi ko nshobora kuvanya abantu twajyanye batatu ngira ngo niba numvaga bari bunore noneho bandi mbona baraziranye ariko ndaho ngaho mbona abantu baransuhuza mbona hari ikintu ndavuga okay then you should be realistic be realistic hit on the idea serious idea is hagati bisa kunungura cyane natsinze ku majwi 29 ngira ngo ubona ndimo guhatana rafite 11 urumva ko naramurushaga cyane aho rero niho nahise menya ko ibintu ndimo there is a certain kind of spirit behind it so grab it nukuvuga ngo before ntabwo nari percentage ariko mbonye percentage y'ukuntu natsindiyeho ndavuga abantu kandi abantu benshi banatinye gira position ntibazi ku ki position barimo kwitinya bayishyikirana bayigira bati bayihunga ndavuga ariko umugabo utinya just take it ntabwo uzapfa genda ufashe abanyarwanda nicyo cyambere ugenda cyonyine gusa nanjye nkuziho ugira public speech nziza cyane urumva kuba deja ubwawe warabiprovinze wahuye n'abantu bwa mbere bahereza ideas zawe baba convinced mu gahe gatoya cyane ku buryo ki bose sare yose waje kwisanga yaguhundagazaho amajwi yagutoye waramurushije ku kigero kinini cyane antuka nawe buri abafite ibitekerezo bye ariko bakunze bya Steven yarakaze ntabwo urabona yuko umuntu mwatoye umuntu mwihitiyemo n'umuntu ufite ibitekerezo bizima ashaka kuzamura abanyarwanda ashaka ko twese dushyira hamwe tugakorera hamwe nyinshi turacyari muri serious zone n'umutumirwa wacu Mushayija Steven chairman wa diaspora ya China twikomereze Steven hari ikintu kimwe abantu bashaka kumenya cyane kuri komite ibigizwe n'abantu bangahe komite yawe ibigizwe n'abantu bangahe noneho muri makeya ugenda tubwirana buri muntu ikintu akora murakoze cyane n'abashinzwe gukora ni opportunity iboneka rimwe kandi nkabashimira bamwebwe mu talent zanyu ubushobozi murimo kugaragariza abanyarwanda bose yabameraga nk'amwe hagaragara agatekinga inarusika kayifata tena kareba icyo ashobora kuba yamarira abanyarwanda so ndanyura mu mazina yabo komite yanjye igizwe n'abantu 9 ariko igizwe n'abantu 4 perezida vice president secretary na treasurer mubitsi perezida uwungirije perezida umunyamabanga n'umubitsi w'ikigega cyacu budget yacu so then hakaza kwiyongeraho abantu 5 bandi aba bantu twita abakomisiyoneri ni ukuvuga ngo bongeramo imbaraga bongeramo umuriro President ni njyewe Steven Mushayija vice president ni Beneyo Amiras Nizeremye secretary ni Devin Imbabazi abo bose bari mu majyaruguru baringira ngo munuza mu province treasurer ni Nzamwita Jean Marie Vianney abari Rwanje umugabo mwiza cyane n'abantu b'inyangamugayo ubona guti abantu bitoreye bahisemo neza aba komisiyoneri 5 hari umukomisiyoneri ushinzwe genda yitwa Wizeye Happiness Benjing komisiyoneri ushinzwe information na discipline n'uwo bita Uwonkunda Placide ari Rwanju nabo maze igihe muri diaspora narayizera n'udufasha cyane ngira ngo na komite niwe ari vice president aradufasha cyane arabizi komisiyoneri ushinzwe development and investment Mutashyaka Bruce ari Rwanju umugabo mwiza cyane komisiyoneri ushinzwe social affairs na sports Bugingo Yves atuye Nanjing
then tukagira umuvunyi wacu. Umuvunyi ntaho umuntu umusesenguzi usesengura niba dukora neza, auditor, external auditor. Genzura n'ibintu byose bigenda neza ntabwo agira uruhande. Akorera abaturage cyane, akorera atwara moto ye cyane. Natwe turabakorera. Natwe turabakorera. Mbese niba uduhagarariye hariya akaturebera se ibintu babatoreye kubikora cyane rwose. Mwita umutumwa Eric. Nawe ari hafi n'ijyana sungira ngo nawe yaruhaje rwa Nanjing. Nabo ngabo n'abantu 9 besikare ndani mbona kandi ndaza guca muri nuza zabo ibyo bashinjwe ibyo bakora ejo utazayobera kuri perezida ukamubaza ngo ariko se ngo agende bimeze bite je nabiguze urumva. Nkuko mwabyiyumviye ndetse mwagiye munababona abayobozi bamwe na bamwe bagize komite bose hamwe n'abayobozi 9 wabagiye babona ku mafoto aho ngaho twagiye tukwereka. Ugira ngo ubutaha uramutse ugize ikibazo wamenya aho ukibariza ukamenya neza umuntu ushobora kujyaho kugira ngo ugire ikibazo cy'amafaranga ujye kukibaza perezida. Biba byoroshye ugiye ukakibaza uyashinzwe.